Yes, kanda subscribe wowe ugeze hano bwa mbere, wowe tubana umunsi ku munsi, uke gukora like, share na comment. Tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka nizere ko mwaramutse neza kandi bumeze neza, amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Ngiye nk'ibisanzwe nitwa Claude, iyi ni Sierra2 Entertainment ikuzaniye amakuru warukwiriye kumenya. Uyu munsi nkuzaniye amateka cyangwa se amakuru warukwiriye kumenya ku cyamamare muri filime nyarwanda na komedi witwa Kayitankore Njoli. Kayitankore Njoli ushobora kuba utamuzi, ariko ukibona aya mashusho ukamubona uhita umenya uwo ari we. Ku mazina yamenyekanyeho rero nk'umusitare mu Rwanda yitwa Kanyombya. Amazina y'anyakuri akaba yitwa Kayitankore Njoli. Ese wari uzi Kanyombya ko yabaye umusirikare? Wari ubizi ko yabaye icyamamare kandi afite n'impano yo kuba yaba umuganga? Yaba umuganga, yaba umushoferi, ibyo byose abyitangiramo ubuhamya ko abishoboye kubikora, ndetse ngo iyo ataba umukinnyi wa filime ubu ngubu aba ari umudokiteri ukomeye mu Rwanda cyangwa se no hanze yarwo. Umunyarwenya akaba n'umukinnyi rero wa filime Kayitankore Njoli waryubatse nka Kanyombya mu Rwanda yatangaje ko yakutse amenyo ari ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, kandi ko akibitse ibimenyetso bigaragaza uko ibyo byose byagenze kugira ngo ayo menyo ye avemo cyangwa se azane ibihanga. Wakwifuza rero kumenya uko byagenze, yamusura akamuganiza ndetse akamwereka n'ibyo bimenyetso nk'uko yabyivugiye. Kanyombya yavuze ko hari benshi bagiye bibaza uko byagenze kugira ngo akuke amenyo, ngo hari abo yumvise rero bahwihwisa bavuga ko yayakutse yasinze, kandi bavuga ko yararwanye ngo arushwe imbaraga, ubwo ngubwo bamukura amenyo. Uyu mukinnyi rero wa filime wagize izina rikomeye kuva mu myaka 20 ishize, yavuze ko yazize urw'abagabo nk'uko yakutse amenyo ari ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, ari kubohora igihugu. Urumva ko koko yazize urw'abagabo, atari nka bamwe bamukekera ko yayakutse yasinze ubwo yarwanaga. Mbese bivuze ko atakutse amenyo ari mu rugomo, ahubwo yari ari kwitangira bamwe muri twebwe, yitangira Abanyarwanda. Avuga ko kandi afite ibimenyetso bigaragaza uko byagenze, ndetse ngo ushaka kumenya byinshi wamwegera akabikwereka, akagusobanurira neza. Ati nazize urw'abagabo, abakutse amenyo simbasetse, njye nakutse amenyo ndi ku rugamba, ni ibisanzwe, uzaze mbikwereke, uzaze nkwereke neza uko byagenze, ni amateka yanjye, nta kibazo bizantwara. Kanyombya wari umutumirwa mu kiganiro cya televiziyo Rwanda vs gikorwa na Lucky Nzeyimana cyangwa se Lukman, yihanganishije abakutse amenyo bose, abarwanye, abayakuwe n'abo bashakanye cyangwa se n'abo barushinze, ndetse n'abazize cyangwa se n'abasinze, n'abandi bose yarabihanganishije. Yavuze ko rero yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1992, avamo maze imyaka 10, aho yasezeye bitewe n'imyaka ye, kandi ko ari mu babarizwaga muri batayo yitwa Charlie Mobo. Akomeza anavuga ko kandi ko akiri mu gisirikare hari inshuti ze n'abandi bajyaga bamubwira ko afite impano yo gusetsa. Kanyombya wiyitaga siniya mu gisirikare anavuga ko yakoze amahugurwa ajyanye no kuvura, ndetse ko benshi bo mu bo binjiranye mu gisirikare ubu ngubu bageze mu mapeti yo hejuru, yo ku rwego rwo hejuru, ku rwego rukomeye. Uyu mukinnyi wa filime avuga ko aterwa ishema n'uko hari abo afasha kunezerwa, cyane cyane iyo ari kudusetsa agira ute, nabyo biri mu bintu bimushimisha kumva ko agifite uruhare rukomeye muri sosiyete nyarwanda, kandi ngo inganzo ye ishingiye ku muco nyarwanda nk'uko mubibona muri filime zigiye zitandukanye akina. Kanyombya avuga ko hari filime nyarwanda zisohoka muri iki gihe zitujuje ubuziranenge nk'uko yabiharaniye, ari nako
mu bari gusohora filime uri kwitwara neza ari Bishop Gafaranga. Ashingiye rero ku nkuru ya filime n'uburyo ayitwaramo n'uburyo yitwara, ahamya ko Bishop Gafaranga ariwe muntu uri mu nzira nziza nk'uko we abyifuza, ariwe muntu uri gusohora filime abona ishimishije, imeze neza, yujuje ubuziranenge. Ngo ijambo rya perezida niryo rero ryatumye yiyemeza kwihangira umurimo. Kanyombya yari avuga ko yakuriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko iri zina ariho yarikuye. Yakoraga urwenya, ubwo bituma bamwita Kanyombya. Yavuze ko n'abo mu muryango we bazi gutera urwenya, kandi ko yabaga ari mu bakinnyi b'imena mu rwenya iyo babaga bagiye gukina imikino bahabwaga n'abapadiri muri Kongo. Avuga ko rero yatangiye urugendo rwa filime nyuma y'ijambo rya Perezida Paul Kagame, aho yasabye abaturarwanda kwihangira imirimo. Nibwo Kanyombya nawe yahisemo kwihangira umurimo. Kanyombya avuga ko yatangiye gukina filime byeruye mu mwaka w'ibihumbi 2001 na 2002, abanjirije abandi bose bashoboraga kuba bafite igitekerezo cy'uko bakora filime ziri ku rwego nk'urwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangaje ko yatangiye gukina filime ari kumwe na murumuna we Kanuma, nawe wabaye umusirikare gusa yitabye Imana. Yavuze ko yagiye yigira byinshi ku bakinnyi bo muri Nigeria, byanatumye ahitamo abakinnyi b'igara rito nka we nk'uko mu migaragarire ye agaragara. Anavuga ko icyo gihe yari yaramaze kuva mu ingabo, cyangwa se yaramaze kuva mu ngabo z'u Rwanda, kandi ko nta mashuri ahagije yari afite yari kumufasha gushaka akazi. Bahitamo rero kwikinira filime n'urwenya, bituma rero anatangira gutekereza ku cyo yakora cyamwinjiriza amafaranga. Akomeza avuga ko yahuje rero imbaraga n'abo bari kumwe, cyangwa se n'abo bari bavanye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse ngo abo mu bihugu bitandukanye nko mu Burundi, Kongo, Nigeria na Kameruni n'abandi barabashimiye cyane. Bavuga ko bagize uruhare rukomeye mu iterambere rya sinema nyarwanda. Kanyombya yari akomeza avuga ko filime yabubakiye amazina ari iyitwa Haranira Kubaho, ndetse ngo mu buryo bw'amafaranga binjije make, ariko yabafashije kubaho. Uyu mukinnyi wa filime ufite amashuri yisumbuye gusa, avuga ko iyo ataza gukina filime ubu ngubu yakaba yari umushoferi cyangwa ari dogiteri uvura abantu, kuko yabikoreye amahugurwa agiye atandukanye, ndetse abifitiye nk'impamyabumenyi cyangwa se bimwe twita za seritifika z'uko abifitiye ubushobozi, ububasha. Yavuze ko iyi filime yafashije rero kwikorera imishinga ya filime yabo bwite, ndetse bituma amenya buri kimwe gikenerwa mu gukina filime ngo ibe yubakitse neza, koko yubakitse nta kibazo. Kanyombya avuga ko yamaze iminsi ari gutegura uko yazajya mu bihugu bitandukanye by'i Burayi birimo Canada na Brazil n'ahandi, kugira ngo abigaragarize impano ye. Anavuga ko hari abantu bo muri Australia bigeze kumuhamagara, ariko ntibyakunda ko ajyayo. Avuga ko rero agiye mu bihugu bigiye bitandukanye by'amahanga atagumayo, kuko atasiga umugore we u Rwanda yarwaniriye, inshuti ze n'abandi muri rusange. Ntabwo yajya hanze bagumeyo, aramutse agiye wenda nk'i Burayi cyangwa se mu mahanga agiye atandukanye, ntiyagenda ngo ahereyo, kubera ko atasiga umugore we u Rwanda yarwaniriye, ndetse n'inshuti ze n'abanyarwanda muri rusange. Kanyombya yavuze ko we na Kalisa Ernest wamenyekanye nka Samusure, Niyitegeka Gratien nawe usanzwe uzwi nka Seburikoko, n'abandi bafite ubumenyi buhagije ku buryo Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco bagiranye ibiganiro bashobora kugira byinshi bafasha abashaka kwinjira muri uyu mwuga wa sinema.
Kanyombya kandi amaze iminsi asohora filime yise Buhahara. Filime yiswe Buhahara, yavuze ko amaze iminsi rero atangije umushinga wa filime yise Buhahara ivuga ku bantu bagira umururumba cyane bagiye batandukanye. Ngo ni filime yitezweho rero ko izatanga umusanzu mu kongera kuganisha cyangwa se kubanisha neza abantu, by'umwihariko kongera kubanisha neza umugabo n'umugore. Kanyombya yagize ati izabigisha kugira umubano mu bantu, ingeso nziza, ikabigisha kubana mu rugo rwabo, kureka ubusambo uri umubyeyi, kureka ubusambo uri umugabo. Ikigisha kandi abantu muri sosiyete, abacuruzi n'abandi, kureka kugira ubuhahara uri kumwe n'abacuruzi bagenzi bawe. Ni filime rero avuga ko yateguwe mu rwego rwo kongera kwiyerekana, akereka abafana be n'abakunzi ba filime no gushimangira ubudahangarwa bwiwe. Ubudahangarwa bwiwe mu bakinnyi nyarwanda ba filime bo mu gihe cye n'abakibyiruka. Kanyombya niwe wavugaga ibyo ngibyo. Kanyombya kandi yanagarutse avuga ko yabaye umunyamakuru kuri City Radio ikorera hariya mu mujyi mu nyubako ya Corona House, mwakunze cyane, ikoraho umunyamakuru Dashima. Kanyombya nawe yayikozeho kandi ngo yamaze iminsi agaragara mu mashusho ya polisi y'igihugu atanga ubutumwa bwo gukomeza kwirinda COVID-19. ubwo ni cya gihe yari imeze nabi, yari yarageze mu gihugu. Anavuga ko gukorana na polisi byatumye nawe arushaho kumenya neza icyorezo cya COVID-19, kandi ngo yanagiye mu bukwe. Muri icyo gihe yagiye mu bukwe kuko ibizamini byagaragaje ko atanduye COVID-19. Uwo yari Kanyombya cyangwa se Kayitankore Njoli, mwamenye nka Kanyombya wamenyekanye cyane ukomeye muri za filime za Zirara Zishya, Kanyombya za Murindabigwi n'izindi zigiye. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha. Dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444088. Kaze muri Mambo.